Bakristo bavandimwe, dore andi mahirwe Yezu aduhaye, nimwakire impuhwe z'Imana. Tugeze kwa gatanu tariki ya 3 Nyakanga 2020, turahimbaza Mutagatifu Tomasi intumwa. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa Dore Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 2, umurongo wa 19 kugeza kwa 22. Zaburi ni 117. Ivanjili yanditswe na Yohani, umutwe wa 20, umurongo wa 24 kugeza kwa 29. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Igihe Yezu abonekeye abigishwa be amaze kuzuka, Tomasi umwe muri ba 12 witwaga Didimi, we ntiyari ari kumwe nabo igihe Yezu aje. Nuko abandi bigishwa baramubwira bati, twabonye Nyagasani. Naho we arabasubiza ati, nintabona mu biganza bye umwenge w'imisumari, kandi nindashyira urutoki rwanjye mu mwenge w'imisumari n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera. Hashize iminsi 8, abigishwa nabwo bari bikingiranye mu nzu, noneho Tomasi ari kumwe nabo. Yezu agira atya, aba ahagaze hagati yabo, inzugi zikinze, arababwira ati, nimugire amahoro. Hanyuma abwira Tomasi ati, shyira urutoki rwawe hano, urebe n'ibiganza byanjye. Zana n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, maze ureke kuba umuhakanyi, ahubwo uba umwemezi. Tomasi amusubiza avuga ati, Nyagasani Mana yanjye. Yezu aramubwira ati, wemejwe n'uko umbonye, hahirwa abemera batabanje kwirebera. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yezu yongeye kuduha andi mahirwe. Kuri uyu munsi mukuru wa Tomasi intumwa, dufashijwe n'amasomo y'uyu munsi, turazirikana ku ngingo igira iti, impuhwe zawe Yezu nanjye zangezeho. Mu burezi bwiyubashye habamo deuxième chance, andi mahirwe, aho umunyeshuri ashobora gutsindwa akongera agahabwa amahirwe agasubiramo ikizamini mu rwego rwo kumufasha, ndetse no mu kibuga hamwe iminota y'inyongera. Ayo mahirwe wongeye guhabwa cyangwa iyo nyongezo ishobora kugukoraho ukaba watsindwa, cyangwa ikagufasha ikakugirira akamaro ugatsinda. Tomasi Yezu yamuhaye andi mahirwe, iminota y'inyongera, kandi koko ayibyaza umusaruro. Yitwara neza bituma atsinda ikizamini cy'ukwemera, ntiyongera gushidikanya, yaratsinze, ubu ni umwemezi. Tomasi ni Toma mu cyarameye, naho mu kigereki Didime bivuga jimo, impanga. Nubwo ndi bavukana atavugwa mu mavanjiri. Yavukiye mu Galileya, numwe rero mu ntumwa za Yezu 12. Numwe mu bo Yezu yubakiyeho kiliziya ye. Nkuko twabizirikanye mu isomo rya mbere bati, muri inzu yubatswe mu kibanza cy'intumwa n'abahanuzi, maze Yezu Kristo ubwe akaba ibuye rishyigikira. Nkuko umuririmbyi wa Zaburi nawe yabigarutseho ati, nimujye ku isi yose mwamamaza inkuru nziza. Tomasi yagiye kwamamaza Ivanjili henshi, bavuga ko yaguye mu Buhinde mu myaka ya 70 aho Imana. Kimwe mu bishimisha mwarimu mu ishuri ni ukubona umunyeshuri abaza akanasubiza, umunyeshuri ususurutsa ishuri. Umuhanga Albert Einstein ati, il n'y a de question idiote, seulement une réponse idiote. Ntugasuzugura ikibazo. Umuhanga nubaza, umuhanga nusubiza, umuhanga nutanga ibitekerezo. Akenshi Tomasi afatwa nk'umuhakanyi utemera, ushidikanya. Ariko uku gushidikanya kwe ni kwa kundi k'umushakashatsi w'umuhanga muri ya mvugo y'Ikilatini igira iti, sapiens nihil affirmat quod non probet, un sage n'affirme rien qu'il ne puisse prouver. Inararibonye ntiyemera ikitabonye, itabanje kugerageza. Tomasi rero ni inararibonye, ni umuhanga. Tumubona ahantu batatu y'ingenzi mu Ivanjili nk'umwigishwa mwiza, umunyeshuri uri kubaza no gusubiza mwarimu Yezu. Rimwe ashishikariza abagenzi be gukomera kuri Yezu bagiye kwa Lazaro i Betaniya bati, Tomasi witwaga Didimi abwira abandi bigishwa ati, reka tujyane nawe tuzapfane nawe. Yohani mutwe wa 11 murongo wa 16. Ni koko yaje guhorwa Imana apfira Kristo. Kabiri, igihe asiganuza Yezu by'inzira igana mu ijuru ati, Nyagasani, tube tutaza aho ugiye ukabona ko twamenya inzira dute? Ivanjili ya Yohani mutwe wa 14 umurongo wa 5. Yezu aramusubiza ati, ninjye nzira ukuri n'ubugingo. Iki kibazo cya Tomasi cyatumye amenya inzira Yezu. Gatatu, n'ahandi twumvise mu Ivanjili ya none, igihe Yezu abonekeye abandi we adahari, nk'umuhanga ukeneye experience agasaba ibimenyetso. Nuko Yezu kubera impuhwe agira akamuha andi mahirwe, yongera kugaruka aramwiyereka. Tomasi imbere y'ibikomere bya Yezu niwe wa mbere wavuze iri zina rya Yezu ryerekana ko noneho yemeye ati, Nyagasani Mana yanjye. Nubwo yagize ingorane agasiba ikoraniro,
ariko gushidikanya kwe gushingiye ku gusiganuza, ku gusobanuza no gusobanukirwa, kugira ngo ukwemera kwe gukomere, ajye yamamaza ibyo nawe yemera. Nta byago bavandimwe nko kuba wemeza ibintu, uvuga ibintu nawe utemera, ukavuga ibya Yezu ariko utamwemera by'ukuri. Kandi byabaho kimwe na bagenzi be bandi, Tomasi nawe impuhwe za Yezu zamugezeho. Bakristo rero buri wese amenya ko ari umwihariko wa Nyagasani, kandi Imana yo ikora uko ishoboye kose ikagendera ku ntambwe ya buri wese. Muri Kiliziya habamo ibyiciro byinshi by'abantu: abanebwe, abasinzira cyane, abanyabyaha benshi, abagira ishyaka, abahanga, abanyabwenge, intwari. Hari ubwo abahanga batishimira gutegereza abaswa, abiyita abanyembaraga ntibashake kurindira abanyantege nke. Umunsi umwe abacuruzi bazindutse mu museke bafata imodoka bagiye kurangura. Bagombaga kwihuta cyane kugira ngo amasaha atabacika. Nuko bageze mu nzira, umuntu arapfukama mu muhanda ashaka ko bamuha ifuti kuko yari yabuze imodoka imugeza aho agiye. Abacuruzi baranga ngo arabakerereza ngo nibamusige. Shoferi we ati nta mugenzi usiga undi, mureke tumutware. Bageze imbere, wa mugenzi abwira shoferi ati ngize akabazo buhagaritse mbanze ngakemure. Abacuruzi barivovota ngo arabakerereje. Shoferi ahagarika arababwira ati nta mugenzi utagira utubazo ku nzira. Uko bagendaga bigira imbere, wa mugenzi inshuro nyinshi agenda asaba shoferi guhagarika ngo akemure utubazo. Ari nako abacuruzi barushaho gusakuza bateza amahane mu modoka ngo nibamusige yoye kubakerereza, cyangwa shoferi abasubiza amafaranga yabo batege indi modoka. Shoferi akabasubiza ati ku rugendo ni ukwihangana no kwihanganirana. Bageze imbere ku mupaka basanga haparitse izindi modoka nyinshi. Abasirikare bahagaritse ku buryo nta nimwe iri gutambuka. Mu gihe abacuruzi batangiye kurira ngo barahombye, wa mugenzi bahaye ifuti arasohoka gato. Abasirikare bamubonye bose batangira gutera amasaruti bati iyi modoka izanye umuyobozi wacu yadusabye kare kose ko tuza kuyireka igatambuka kuko abayirimo bamugiriye neza. Nuko ya modoka iratambuka ikomeza urugendo. Bageze mu nzira batangira kwicuza imyivurumbagatanyo yose bari bari guteza ngo umugenzi arabakerereje ngo nibamusige. Kandi yari umusirikare ukomeye. Mu nzira agenda agasaba imodoka guhagarara kugira ngo ajye kubavuganira, kubatakambira. Ye baba we, iyo tubimenya kare. Bakristo bavandimwe, Yezu twamugereranya n'uyu mushoferi utwaye abacuruzi intumwa. Nuko yabonekeye intumwa ze amaze kuzuka kugira ngo azitume. Tomasi ni nk'uwo musirikare ukomeye Yezu agirira impuhwe ari ku nzira, kubera ko atahagurukanye n'abandi aragenda agira utubazo mu nzira mu rugendo rw'ukwemera. Ariko Yezu kubera impuhwe ze akamwihanganira, kuko Yezu wa wundi utora abadashoboye gusa ahubwo agashoboza abatoye, amuziho ko azamubera intwari ikomeye akavuganira Kiliziya. Kiliziya iri ku rugendo ihura n'inzitizi nyinshi, birangira Tomasi bigaragaye ko akomeye, umusirikare wa Kristo. Ni koko twagendaga n'umuntu ukomeye tutabizi. Bakristo, ukwemera ni inzira ndende. Shoferi wacu Yezu natwe adufashe kumenya ko nta mukristo cyangwa umugenzi usiga undi, kandi ko nta mugenzi utagira utubazo ku nzira y'ukwemera, kandi ko ubukristo ari urugamba rudusaba intwaro yo kwihangana no kwihanganirana. Tuba muri gurupe zitandukanye, aho dusengera, imbuga za WhatsApp, aho duhurira ku rugendo, mu modoka, mu Kiliziya, ku kazi. Muvandimwe, ujye wirinda kwivovota cyangwa ngo uhuragure ibigambo ku mbuga n'ahandi hose. Buri gihe ujye umenya ko hari umuntu ukomeye utazi wicaye muri iyo modoka, muri iryo soko, muri ubwo bukwe, muri iyo nzu, kuri urwo rubuga, kuri iyo nzira, muri iyo Kiliziya. Bityo bigutere buri gihe kubaza neza no gusubiza neza nka Tomasi uri imbere ya Yezu. Muvandimwe, nawe uramutse ugize ibyago ugasiba cyangwa ugakererwa mu kazi, mu itsinda runaka, mu isengesho, mu Kiliziya, nugirirwa ubuntu ukongera guhabwa amahirwe, deuxième chance, ngiyi Yezu yahaye Tomasi. Humura, komera, ntuzacike intege ngo ugire ubwoba bw'ibyo utakoze mbere, ahubwo uzihate n'umurava mwinshi, uzibe icyo cyuho mu buryo butatu. Ukore nk'aho ariyo mahirwe ya mbere ubonye, nk'aho ariyo yanyuma uhawe, nk'aho ariyo yonyine usigaranye. Nta kabuza uzatsinda, uwo umuntu ukomeye w'ingirakamaro wa Yezu na Kiliziya ye n'abayoboke b'Imana. Nibwo nawe uzagira uti Yezu nyirimpuhwe, shimwa warakoze, impuhwe zawe Yezu nanjye zangezeho. Tomasi Mutagatifu, udusabire. Padiri Masumbuko Ladisirasi wa Diyoseze ya Cyangugu. Yesu wandutiye byose.